Reka nongere mbahe ikaze kuri chano yacu East Africa Movie. Reka dukomeze n'inkuru yacu y'urukundo igice cya 4. Ngira ngo muribuka ku gice cya 3 aho byarangiriye mama yari aje arakomanga. Urabona ko umukobwa umwe yari munsi y'igitanda, undi yari ku gitanda bahahuriye na mama wabo. Rero yari ahageze. Ese byaje gukomeza gute? Byaje kurangirira he? N'abatindiye rero, nimba utarakora subscribe kuri iyi channel yacu, ndakwinginze rwose mfasha ukore subscribe, ukandi no kunzogera kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Nibinashoboka rwose iyi nkuru uyisangize n'inshuti yawe, ntizagicikwa n'inkuru zacu z'urukundo za buri munsi tubagezaho. N'abatindiye rero, reka dukomeze n'inkuru yacu aho batwereka, turibuka uko byari bimeze. Mama byaramucanze yisubirira inyuma, nyine arigendera kuko yabuze icyo yakora. Tukiri aho ngaho, mama araje abaza umuhungu wacu, naje kuguhamagara ndakubura, wanze gukingura, wari uri he? Umusore wacu amusubije ko yari ananiwe, atigeze yumva bamuhamagara. Abana nabo bari kubaza mama, erega aba yakoze akazi kenshi kandi urabizi ko aba yakoze ari wenyine, yaba yarushye. Urumva rero niyo mpamvu atakumvisha. Ariko se mama, saa 8 z'ijoro wari uri kumuhamagara, bigende gute? Yari yabaye ikihe kibazo? Bana banjye, nta kibazo cyari gihari. Tukiri aho, urabona ko bari bicaye ku muryango, umwe yari ari guhamagara n'inshuti yiwe baganira. Mu gihe bakiri kuganira, undi nawe ari gukinana n'agatimbwe, ngira ngo murakabona. Ari gukina n'agatimbwe rwose, urabona ko yishimye. Hari uwakomanze ariruka ajya kumukingurira. Agikingura asanze ari umugore. Urabona ko ni umugore wambaye rinete, yambaye fime, ntago amuzi. Umugore afite akabahasha. Mama, ko nakuzi, urinde? Ntago nzi, ariko na n'ubu uraza kumenya. Wa mukobwa wundi nawe yahise ava kuri telefoni, aza kureba umushyitsi uwo ari we. Akihagera yaje gutungurwa, yatunguwe no kubona bamubwira ngo ni umugore w'uyu mukozi tubana mu rugo. Ngo umugore kuva ryari? Ubwo rero urarebye, ubona aba hano mu nzu nziza, amaze kuba umusore mwiza w'igikundiro, utangiye kuza uvuga ngo ni umugabo wawe. Ni umugabo wawe ku buhe buryo? Ni umugabo wawe ku buhe buryo? Aho nta nubwo wireba ngo
wimenye, ntago ari size yawe rwose, ntago ari size yawe, hamaze kuba ibogari none nawe uraza uvuga ngo ni umugabo wawe, nta nubwo wireba, amarinete mabi, ukuntu witukuje, kumbe ni uko nguko usa, yewe ntibyantungura rwose. Akiriye iyi baruwa uze kuyimuha, uze kumuha iyo baruwa, njye ndagiye. Okay, sawa genda, none ntabwo twari tugukeneye, genda ntuzanagaruke. Tukiri aho ngaho, urabona ko bajyanye ya baruwa, bagiye kuyimushyira. Umusore wacu nawe yahuye n'inshuti yiwe, ari kuyihanangiza, ntuzagaruke hariya iwacu rwose, uzankorera amabara, uba uje kureba iki? Byarakuraniye guhamagara kuri telefone? Nshuti yanjye naguhamagaye rwose ndakubura, wanze kwitaba, niyo mpamvu nahisemo kuza rwose. Oya, uba ugomba gutegereza nava mu kazi nkaguhamagara, nkagenda nkihisha nkaguhamagara tukavugana, ariko ntukaze rwose wivugisha ngo ibiki n'ibiki. Oya rwose, urashaka kuzankorera ibara? Ariko ujye ukoresha ubwenge bwana, ibyo ni ibiki uba unkorera? Uri kugira ngo bazamfate? Oya, ntago nabikora rwose, ni ukwihangana, ni ukwihangana rwose, nyihanganira bro, nyihanganira rwose, ntago bizongera. Okay, reka tumvikane, nuzajya unkenera uzajya umpamagara kuri telefone cyangwa se utegereze njyewe nze nguhamagare, ariko ntuzagaruke hariya rwose, ndakwinginze utazatuma mbura akazi. Sawa, ndabyumvishe rwose, ntago bizongera, wumva? Ntago bizongera rwose, kandi rwose mba nkuzirikana rwose, ntuzibeshye ngo ugaruke rwose, ntuzibeshye, ntago nzagaruka rwose, ndabigusezeranyije. Sawa bro, sawa, ngaho reka ngende. Tukiri aho, umuhungu wacu urabona ko ahagaze nk'uwashobewe, ubanza afite ibibazo byamucanze. Okay, umukobwa wa boss yaraje, araza aramwegera, inshuti yanjye ko turi hano hanze bimeze bite? Waduhaye ibiryo ariko wowe uraza guhagarara hano, ejo ntiwigeze urya, ejo bundi ntiwariye, none uri hano n'uyu munsi ntushaka kurya, ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe kibazo? Dukore iki? Mbwira ikibazo ufite ndebe ko nagufasha. Okay, njye ntabwo nshaka kurya, meze neza, nahaze. Oya, wahaze gute utariye? Mbwira ikibazo ufite.
ikibazo mfite, mama wanjye ararwaye, sawa guma aho ngaho wenyine nimba ari byo wumva biguhaye amahoro. Sister, uriya mukozi wamukoze ibiki? Mbwira wamukoze ibiki? Ntago ari gushaka kurya, mbwira wamukoze ibiki? Njye nta kintu namukoze, ariko ntacyo wamukoze kandi mbona yarakaye. Mbwira icyo wakoze. Ariko ndibutse, urabona ya baruwa twamuzaniye ubushize, wanze ariyo yatumye arakara. Reka ducunguze neza turebe, wenda turaza kumenya uko byagenze. Reka ngende njye kumubaza uko bimeze. Tukiri aho, umusore wacu urabona ko ari kuri telefoni, yibereye no ku gitanda ari gukina game. Hagati aho hari uwakomanze umuryango. Ninde wakomanze? Reka dutegereze turebe. Ahise yinyumanganya, yigira nk'umuntu ufite ibibazo byamucanze. Umuhungu wacu ni umunyabwenge. Ni umukobwa wa boss, niwe winjiye. Urabona ko rwose umukobwa wa boss araryoshye, araberewe, anapendeza sana. Aje kumubaza ni iki cyabaye gituma utarya, kubizi ko ngukunda. Inshuti yanjye, mbwira ni ikihe kibazo ufite gituma utarya? Ni igiki rwose ko uratuma ngira ibibazo byinshi? Mbwira ni igiki cyabaye gituma utarya? Nta kibazo mfite, ariko oya ndakuzi, ntago ari uko usanze rwose, ntago ari uko usanzwe. Mbwira ndebe ko hari icyo nagufasha. My dear, nakishima gute kandi mfite ikibazo? Mama wanjye ararwaye, kandi mu muryango ni njye bahanze amaso. Akeneye kujya kubagwa kandi nta mafaranga mfite. Ubu rero byanshanze, nabuze uko nzabigenza. Ndi kubunzabunza umutima, byanshanze. Ni icyo kibazo gusa ufite? Ni icyo kibazo. Ntugire ubwoba rwose cyangwa ugire ikibazo. Ndaza kubigufashamo. Ndaza kugerageza ndebe ko nabona udufaranga duke, ngufashe mama abashe gukira. Koko se ni ukuri rwose urakoze. Ndagukunda rwose, ndagukunda. Ni ukuri uri uw'agaciro mu buzima bwanjye. Sawa, bye. Ndagukunda.
Eh, umuhungu wacu asigaye aseka, urabona ko mbese yishimiye igitego agitsinze. Rwose urabona ko umuryango wose ashaka kuwurya amafaranga y'ubuntu rwose, nta kibazo na kimwe afite, ariko yigize umurwayi kugira nyine abone amafaranga. Hagati aho wa mukobwa wa kabiri wa bosi araje aramwegereye, my dear, ko mbona utishimye, ni ikihe kibazo ufite? Ni ikihe kibazo ufite? Ko ubizi ko nkukunda, ko ubizi ko kukubona ubabaye gutyo bitanshimisha, ni ikihe kibazo ufite koko? Ushaka kumenya ikibazo mfite? Mubwire ikibazo mfite. Urabizi mama wanjye ararwaye, hakenewe amafaranga menshi kugira ngo tumuvuze, kandi mu muryango ni njye bareba nta wundi, kandi nta mafaranga mfite rwose. Ubu rero niyo mpamvu ubona byanshanze. Ese burya ni icyo kibazo gusa ufite? Nshuti, ndagerageza uko nshoboye ndebe ko nabona amafaranga make yo naguha abashe gukira. Koko se uzayampa? Ni ukuri rwose uranshimishije, niyo mpamvu nkukunda rwose. Kuri iyi si udahari mba numva napfa. Ibi byose mbikora kuko ngukunda, ndagukunda kandi ndagukeneye muri ubu buzima. Nsezeranya ko uzankunda njyenyine musore, uzankunda njyenyine, ndabikwejeje rwose, ndagukunda kandi sinzaguhemukira. Ndagukunda, ndumva nishimye kuba ndi kumwe nawe muri aka kanya rwose, ndumva nanaguruka. Nanjye ndagukunda. Urabona rwose urukundo ni rwose. Sawa, ngaho reka mbe ngiye, turaza kuba tuvugana mu kanya. Ndabona ahangaha ngiye kuzahakirira rwose, nzahakirira. Ngomba kubarya amafaranga rwose. Umukobwa wacu nta mafaranga afite, urabizi ko ari umunyeshuri, nta kindi kintu yakoze rero uretse guhamagara papa we akayamusaba, uretse ko no kuyamusaba bitari byoroshye, ari ugushaka imitwe yateka kugira ngo abashe kuyabona. yahamagaye papa. Halo papa, nagize ikibazo. Ikihe kibazo mwana wanjye? Papa, nangirije laptop ya mugenzi wanjye, none ari kukwishyuza amafaranga angahe mwana wanjye?
iyo laptop ni 300,000. 300? Ni 300,000. Okay, ntugire ikibazo mwana wanjye, ndaza kuyaguha, ariko nawe ntukangirize ibintu by'abandi, wazajya ukoresha ibyawe gusa. Ntabwo nzongera papa, byantunguye rwose. Okay, sawa, ndaza kuyagushyirira kuri akawunti yawe ya banki, ubwo uzajya kuyareba uwishyure, ariko rwose ntuzajye wangiriza ibintu by'abandi. Okay, nta ribi papa, kandi urakoze, ndagukunda, nanjye ndagukunda mwana wanjye. Asanti, urakoze. Urabona ko ibyishimo byamurenze, amafaranga arayabonye, agiye gufasha umukunzi we nyine. Tukiri aho urabona ko amuzaniye ya mafaranga, aje kuyamuha. Koko se aya niyo? Nagerageje uko nshoboye kuyabona, ntibyari byoroshye ariko nayabonye, dore ngayakira, ngayafate. Urakoze cyane, ndagukunda rwose, nanjye ndagukunda. Hari uwakomanze, akinjira ni wa sisita mukuru w'uyu nguyu. Biramubaje ariko arikarumye. Sisita, uri gukora iki hano? Ntacyo uri gukora? Okay, ntuze gucikwa n'igice kiraza gukurikiraho mu kanya cya 5. Rwose nimba utarakora subscribe, ngusabye kuyikora kugira ngo tuze kubana mu kanya ninshyiraho video ihita ikugeraho byihuse. Njye mwari kumwe ni Birasa Fulgence. Ciao ciao.